Nshuti bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya twongeye kubasuhuza, nimugire amahoro y'Imana. Muri kumwe na Innocent Musabyimana, tukaba tugiye kubana mu kiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti ese umuntu ashobora guhagarika umugambi w'Imana? Iyo niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Ibintu byose biriho byaremwe n'Imana. Umuntu nawe yaremwe n'Imana ndetse imurema mu ishusho yayo. Imana imaze kurema umuntu, yamushinze isi kugira ngo ayigire nziza. Yamuhaye inshingano zikomeye, ariko kandi Imana niyo ifasha umuntu kurangiza no kuzuza neza inshingano yamuremeye. Nk'uko insanganyamatsiko yacu twatangiye tuyivuga, tugiye kureba niba umuntu ashobora guhagarika umugambi Imana ifite ku wundi muntu cyangwa se yaremeye undi muntu. Mu by'ukuri Imana ifite ububasha burenze ubw'ibindi biremwa byose. Ifite kandi imbaraga zirushije iz'umuntu uwo ari we wese. Aha twahamya tudashidikanya ko umugambi w'Imana ku muntu yiremeye ntabwo ushobora guhagarikwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese. Iyi nsanganyamatsiko njya kuyihitamo nuko nitegereje imibereho y'abantu, nsanga inshuro nyinshi abantu bashaka kubaho uko abandi bantu babishaka. Umuntu agahitamo kubaho agendeye uko undi muntu abyifuza cyangwa se abandi bantu babishaka, akirengagiza umutimanama umurimo wa wundi ukorana n'Imana, umwibutsa buri gihe kandi umushishikariza kurangiza umurimo Nyagasani yamuhamagariye hano ku isi kandi yamuremeye. Twese twahamagariwe gukora icyiza, twese twahamagariwe kugira isi yacu nziza, kandi ntabwo tuzabikora gusa turi kugenda mu nzira yoroshye. Hari aho dusanga inshuro nyinshi tunyura mu nzira zikomeye, ariko ntabwo tugomba gucika intege, kandi tugomba guharanira kubaho nk'uko Nyagasani abishaka, kuko nicyo yaturemeye. Ndagira ngo ahangaha tuganire ku byo duhura nabyo buri munsi mu buzima bwacu. Umuntu ashobora kugira inzira akaza kwisanga yahuriyemo n'ingorane zitandukanye, aho ashobora kubona ikibi gikorwa cyangwa se kiri mu nzira yo gukorwa, akagira ubwoba, akagira n'impungenge zo kuba yagira ubutwari bwo kukirwanya. Aha kandi iyo umuntu yemeye kugendera muri uyu murongo Nyagasani yamuremeye, byanze bikunze agomba kugira abamurwanya, nanone kandi akagira abamushyigikira. Inzira y'Imana, inzira nziza, ntabwo umuntu uyirimo ashyigikirwa n'abantu bose. Nicyo kizakwereka ko inzira urimo ari inzira nziza. Abatayifuza bazayirwanya, ababona ari nziza bamaze no gusobanukirwa n'ibyiza byayo bayishyigikire, kubera ko inshuro nyinshi umuntu arangwa n'intege nke. Icyiza kiragorana kucyumva ndetse no kugikora. Umuntu kandi aremye muri kamere y'icyaha, niyo mpamvu tworoherwa no gukora ibibi kurenza uko tworoherwa no gukora ibyiza. Nta muntu rero ukwiye kubaho uko we abishaka, ahubwo umuntu akwiye kubaho uko Nyagasani abishaka. Ntabwo dukwiye kubaho dutinya
ibyatugirira nabi, kuko na Yezu ubwe mu nzira yanyuzemo yo kugira ngo acungure mwene muntu yahuye n'ingorane zikomeye, ariko ntabwo yigeze azitinya, kandi Imana yamubaye hafi kuva yavuka atangira urugendo rwo gucungura umuntu kugeza ubwo azutse ndetse agasubira mu ijuru. Ibi natwe dukwiye kubifataho urugero, twumva ko ibikomeye byose bidakwiye kudutera ubwoba. Ntabwo abaduca intege dukwiye kubaha umwanya ngo tureke guha umwanya abadushyiramo imbaraga, kuko burya Roho Mutagatifu nawe akoresha abantu. Uko Sekibi ikorera mu bantu, ni nako n'Imana ikorera mu bantu. Abo bose rero bagera ku muntu wiyemeje kugendera mu murongo mwiza, bagamije kumuca intege, abandi bagamije kumwumva no kumushyiraho no kumutiza imbaraga. Ikiba gisigaye rero ni iki? Ikiba gisigaye ni uguhagarara gitwari, bityo umuntu agasobanukirwa neza n'icyo agomba gukora abifashijwemo n'imbaraga z'Imana. Aha ndagira ngo twibuke urugero rwa Yezu agambanirwa na Yuda. Yuda yari imwe mu ntumwa 12 za Yezu, ariko yaramugambaniye. Yuda amaze gusobanukirwa uburemere bw'icyaha yakoze kubera ko yaratanze umuziranenge, byarangiye yiyahuye. Ibi bishatse gusobanura iki mu buzima bwacu nk'abantu? Igihe cyose umuntu ari mu murongo mwiza, igihe cyose umuntu agamije icyiza, umuntu akamurwanya kubera inyungu ze bwite, adashaka ko icyiza kiganza, ashaka ko ikibi cy'umurwanya gikomeza kwimakazwa, ashaka se ko ineza y'Imana itagaragarira muri uwo muntu, icyo gihe aba ari kurwanya Imana. Nuko ataba bisobanukiye muri uwo mwanya, ariko ntabwo bitinda kwigaragaza ko ibyo ari kurwanya ari ibintu atashobora nawe ubwe kuba yahagarika. N'ubikora kandi nawe ntabwo bikora ku bwe, abikora ku bw'imbaraga z'Imana zimurimo. Niyo mpamvu aterwa ubwoba, agacibwa intege, ariko ntashobora guhagarara kubera ko imbaraga zimukoresha ntabwo aba arize. Aha rero ikintu nakisabira abantu barwanya icyiza, baba babishaka cyangwa batabishaka, nagira ngo mbisabire ko bajya babanza bagasobanukirwa n'ibyo bari kurwanya, ejo batazisanga babaye nka Yuda watanze umuziranenge kugira ngo yicwe, maze kubera uburemere bw'icyaha yari akoze akaza kwisanga yiyahuye. Dukwiye gushyira ubwenge ku gihe, tugatekereza kandi tukareba kure bihagije. Ntabwo umuntu ashobora guhagarika umugambi w'Imana ku wundi muntu. Uko byagenda kose, inzira imwe abantu bayifunze, Imana ifungura indi nzira, ariko umugambi yaremeye umuntu ukagerwaho. Abantu bashobora kwishyira hamwe bagamije kurwanya icyiza, nk'uko natangiye mbibabwira. Icyiza ntabwo kizakundwa n'abantu bose, hari abazishyira hamwe bakirwanye, kimwe no kubona abazishyira hamwe bakagishyigikira. Ariko ndagira ngo tujye tugira ubushishozi mu byo dukora. Ese ibyo ndi kurwanya ndabiterwa n'iki? Ndabiterwa n'uko ari bibi, cyangwa ndabiterwa n'ishyari rindimo? Ndabiterwa n'uko ari bibi, cyangwa ndabiterwa n'uko nibiramuka bigize ijambo, icyiza nikiramuka kimitswe, ikibi nashakaga gukora kiraza kuhababarira cyangwa se kiraza kuhahagararira? Buri wese hano ni uruhare rwe mu gutekereza uburyo
arwanya ibyo ashobora kurwanya mu buzima bwe, akwiye kubanza akagisha umutima we inama, yasanga ikintu ari kurwanya ari ikintu cyiza akamenya ko ari kwiraburiraho amakara. Nta muntu ujya urwanya ikintu cyiza ujya ugira amahoro, kandi icyiza birangira gitsinze. Ntabwo ikibi gishobora gutsinda icyiza. Yezu ari ku musaraba yaravuze ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Dawe bababarire kuko ntabwo bazi icyo bakora. Yasabiraga abari kumwica ku musaraba. Mu by'ukuri ntabwo bari basobanukiwe n'ibyo bari gukora, kubera ubwenge bwabo, kubera ubwenge bwacu nk'abantu budashobora gushyikira ubuhanga bw'Imana. Natwe rero ni ahacu ho kujya twisuzuma, tugasobanukirwa ibyo turwanya, tugasobanukirwa imigambi mibi ducura tuyicurira bagenzi bacu, tugamije kugira ngo icyiza kibarimo kitagaragara, ejo tutazisanga turi kurwanya Imana tutabizi. Nshuti bavandimwe, mwari munkurikiye muri uyu mwanya, ndagira ngo mbashimire ku mwanya wanyu mumpaye kugira ngo tubane namwe muri iki kiganiro, mbasaba kandi ko mwajya mugira uruhare mu biganiro nk'ibi, mutanga ibitekerezo ahabugenewe, maze dukomeze kubakana kandi twubaka isi yacu ikomeze kuba nziza, kuko nicyo Nyagasani yaturemeye. Mbasabiye mwese umugisha w'Imana, kandi ibyo mukoze byose Nyagasani abibaheremo umugisha. Murakoze. Mwari kumwe na Innocent Musabyimana. Ikiganiro nk'iki naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde.